umuseke utambitse Yesu araza arababaza ati hari icyo mufite nabo bafite agahinda kenshi bati nta kintu na kimwe dufite Yesu ati mujugunye inshundura zanyu iburyo babikoze amafaraza kuko yabasanze bananiwe kandi n'umuseke nawe utambitse babonye ko nta kindi gisubizo basigaranye bahitamo kwizera uwo mugabo kuko nawe wagerageje inzira nyinshi ijoro rikaba rigukereyeho jugunya inshundura iburyo umwumvire aho niwe ibisubizo byawe biri kuko yabasanze Being a light means this is Santalks podcast and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Yeah. Chombwira mwana wanjye namenye ko ntunyabyaha making a list I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Muraho neza nanone webwe mukurikiye Santalks podcast nizere komeze neza karibu cyane nanone nukuri nishimiye kubana nawe nizere ko rero icyumweru cyagenze neza. I hope that God has been with you and yeah, this is another Thursday, another blessing to us. Imana yaho umugisha ikomeze kubana namwe kandi nizere ko tujye kugirana ibihe byiza n'abavandimwe barahangaha tara. Ni karibu cyane Arsene. urakoze cyane. Ni karibu cyane Kevin. Murakoze. Umva ndabizi neza ko abantu benshi mubazi amasura ariko noneho tugiye kubamenya byimbitse. Tumenye abo bari bo niki umuntu utabazi ngo bavahe bakomoka hehe mukanya turaje tubimenye ariko mbere yuko dutangira Arsene agiye kudushyira imbere y'Imana hanyuma dutangire. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza twongeye kugushima turaguhimbaje ko akanya nk'aka wemeye ko tuba turaha ubishimirwe. Turakwinze kugira ngo ubuntu bwawe imbabazi zawe n'uburinzi bwawe bikomeze bibane natwe. Ubwino gahunda irabisoje utwibutse kugushima tubikwakira ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ndashimiye cyane. Murakoze cyane. Mwabonye umwanya ndabizi ko byoroshye muri Kigali but mwagerageje rwose muraboneka Imana yaho umugisha. Abantu rero abantu batazi Arsene wari we agiye kutwibwira Arsene. Arsene ni muntu ki? Murakoze. Amazina yanjye yombe nitwa Bonne Chance Arsene. Bonne Chance. Yego.
ababyeyi kuri Shotodance. Okay. nkaba ndirimba muri Junior Ambassadors Mhm. ndetse n'indi korali yitwa Lamb of God. Oh. Nziririmba mare ebyiri. Lamb of God ni hari indirimbo yanyu nzi. Yego. Okay. Nice Zose. kuri Lamb Ambassadors. Okay. Wehombi. Yego. Okay, karibu cyane. Murakoze cyane. Kevin ni muntu ki? Twibwire. Murakoze, nitwa Kevin Ingabire, ndirimba muri Junior Ambassadors no muri Jubilant Singers. Yes. Ndakubonye no mu gitaramo abajene bo muri Kabeza. Actually nibwo je nari nkubonye. Bara n'abasore ba Kabeza. Yego. Abantu bazi indirimbo zabo ntekereza ko Kevin mumuzi muri izo ndirimbo. Karibu cyane Kevin. Murakoze. Uyu munsi rero ntabwo tuganira cyane, tujya kumva indirimbo baduteguriye. I'm excited. Uyu munsi biraryoha pe. Indirimbo ya mbere mugiye kuturimbira ni iyi. Indirimbo ya mbere tugiye kuririmba yitwa Umutini. Yego. Umutini. Yego. Okay. Twagiye. Umunsi umwe Yesu yari mu rugendo, yarananiwe cyane, afite inzara n'inyota, arebye hirya kure abona umutini wasaga nkaho uriho imbuto, maze arishima. Yegera cya giti afite amatsiko yo gusoroma kuri za mbuto asangire nabe, ariko akigezeho abura w'imbuto namba, maze agira agahinda kenshi arakivuma. Ese wowe Yesu akurebeye kure, niwaba nawe ufite ishusho yo kwera, isuzume none Yesu nakugeraho, aza kubone w'imbuto ntuzavumwe. Ese jyewe Yesu andebye akiri kure, sinaba nanjye mfite ishusho yo kwera. Twisuzume twese Yesu natugeraho, aza tubone w'imbuto ntituzavumwe. Iminsi turimo ni iminsi ya nyuma, kandi uko yahanuwe niko imeze bavandimwe. Abantu benshi bavuga ko bakunda Imana, ariko imibereho yabo ni ikinyuranyo. Igihe ni gito Yesu akagaruka, imirimo irangiye aje gusarura isi. Ese nagera aho uri azasanga witeguye, tegura imimuriko yawe ntuzatungurwe.
ese wowe Yesu akurebeye kure niwaba nawe ufite ishusho yo kwera isuzume none Yesu nakugeraho aza kubone w'imbuto ntuzavumwe ese njyewe Yesu andebye akiri kure sinaba nanjye mfite ishusho yo kwera twisuzume twese Yesu natugeraho aza tubone w'imbuto ntituzavumwe aza tubone w'imbuto ntituzavumwe aza tubone w'imbuto ntuzavumwe aza kuboneho aza kubone w'imbuto ntuzavumwe amen amen itumye ntekerezamo igice cya kabiri mwavuze ko turi mu bihe bya nyuma kandi ibihe bya nyuma nyine biragaragara ko ari ibya nyuma ariko haba hari nka nyine nk'amasinyi agenda bavuga ati iki ngiki kandi cyaravuzwe ni nk'ikihe nyine gihita kikujya mu maso ugahita ubona rwose nibyo njyewe ibyo mbona bihita bibanguka ukurikije ibyanditswe byera icyo bivuga ni intambara zo mu minsi y'imperuka indwara z'ibyorezo cyane covid cyane pe kandi biri mu byahanuwe ko Kristo najya kuza bizabanza kubaho kandi turi mu myaka biri kubaho cyane kurenza indi yose byabayeho icyo ni ikimenyetso rero kigaragaza ko iminsi turimo igoye kandi ari n'iya nyuma cyane ko tugomba kwisuzuma tutazamera nk'icyo giti yego wow bitumye nongera kugitekerezaho pe ni ukuri twisuzume rwose hari igihe umuntu ajya aca donc umuntu yumva indirimbo nyine ukayumvira hejuru ni indirimbo nziza mu majwi meza ntuyiteho ntiwite nyine ku magambo kandi ariyo ya ngombwa urebye yego so tugomba kwisuzuma mwakoze cyane indirimbo ya kabiri sasa imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Mana uri nyambabazi dore ukuntu wababajwe n'amafuti y'umwana w'umuntu wishyiraho ibyaha bye wowe utaracumuye washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shimwa mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje niwashoboye kubyihanganira
rawaritanze uradukiza. Ikarvari yakunze abatuye isi na rukundo rusumba urwo, ubwo wemeraga gupfa ngo isi yose irokoke, washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Mana kubw'urukundo ruhebuje, niwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Tuzamuye amajwi tuti haleluya, hashimwa mwami Yesu, haleluya, icyubahiro ni icyawe iteka ryose, washoboraga kutabyitaho umunyabyaha akarimbuka, nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane, ariko shimwa mwami Mana kubw'urukundo ruhebuje, niwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Shimwa mwami Mana kubw'urukundo ruhebuje, niwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Amen, amen. Iyo ndirimbo ni Ambassadors. Yego. Imaze n'igihe kinini, ni nziza, Imana ibahe umugisha, ni nziza kabisa. Mumbwire Kevin, wakuze uri umudivantiste uririmba? Yego. Muri twana dutoya wararimba? Okay. None se waje kumenya gute ko noneho ufite ijwi ryaririmba ringana gutyo? Byukuri nakuze nyine ndirimba mba muri korali y'abana, mama aririmba, papa aririmba, ubwo nyine sinzi ukuntu nabimenye, nza kwiyumvamo kuririmba, nyine ndaririmba, ndirimba soprano, numva biri kujyamo, sinzi uko namenye alto, sinzi uko namenye tena, nyine sinzi uko namenye kubitandukanya, ariko menya ari ugukura mbyiyumvamo. Yego. Wow. Asane nawe? Yego, nanjye nakuze mu muryango w'abadivantiste, tujya muri korali, cyane ko iyo nagiyemo ni mama wayitozaga, urumva byari byoroshye, yatozaga korali y'abana, turayijoyininga, ni ukuvuga ngo ntitwiyizi tutari muri korali, kuko urumva ku myaka mike 3-2 ubwo no kuri umwe yabaga guhetse yagiye kuba repetition, ubwo rero tubikuriramo gutyo
turirimba ariko navuga ko nabikunze cyane cyangwa nanjye nkumva ko bije neza 2017 ubwo najyaga kwiga ahantu nabona numva naririmbaga bisanzwe teniraho aruto nyiri muto ariko kuko nyine nakuze mbitozwa ariko ngeze aho ngaho usanga abantu baririmba b'abanyeshuri ndabajoyininga njya muri korali yaho noneho numva byisumbuyeho kurenza uko byari bisanzwe bimeze ubwo nibwo navuga ngo natangiye inzira noneho yo kubikunda kurushaho 2017 urumva ndasatira imyaka 10 yego ubwo nicyo gihe nibuka ko byaje okay none se abaririmbyi abenshi abona ganire nabo baba bafite nk'umuntu wabyita buriya nko kureberaho umuntu ufite range y'ijwi rye rijya kumera nkaryo noneho akagenda ari perfectioninga akurikije nyine uko uwo nyiri iryo ngiryo areberaho rimeze nta muntu ufite ureberaho like nyine ufite ijwi riri nko muri range yawe ufite ijwi nkunda nyine niba ari uko twanaririmbanye wenda cyane ngewe ndirimbanye n'umuntu igihe kirekire birangira nyine tugize ijwi rye nyine ubwo ndigiyemo cyane ni Dorcas Dorcas tuzi twese ni wenyine ubwo twaririmbanye cyane wow uba uri gutekereza akaririmbo muri buturirimbire kawe ariko ashaka kuba ari Dorcas mukumva wo muri Vestina na Dorcas n'ubundi mu Dorcas ni Dorcas muzi bisanzwe yego okay interesting n'abandi baririmbyi nyine baririmba neza ukabumva kumva ushaka kuzaririmba nkabo Sanyo abandi bo mu yandi makorari nyine buri muntu wese uririmba neza ukuvuga nziganura mu gutyo hari ukuntu ijwi ryawe rijya kumera nk'irya Sanyo byo ariko risaraye mu kuntu iryawe no ijwi ryawe riri very amazing nta nubwo nshaka kujya comparing ariko nyine hari ukuntu bijya guhura yego Arsene wowe umuririmbyi wakoze uvuga ati kabisa ngiye rero kuko urumva nakuriye muri korali iyo y'urubyiruko harimo abantu bakuru n'abato njyabo nakuzeho nireferaho nabo twarimbanaga si no kwirefera ahubwo nakundaga ibyo aririmba nkumva mbimenye byaba ari byiza ariko mu gukura niga kuririmba ntago namugendeyeho gusa mu bintu numva byinshi biririmbwa ibye ndabikunda ni umuririmbyi witwa Benon uririmba muri Ambassadors nawe twarimbanye muri korali azaza ahangaha shout kuri Benon kuri Benon ibintu nakuze numva ibinaririmba umuntu ampaye gift yabyo yaba ampaye gift ikomeye ariko nyine urumva uko umuntu akura agenda agira umurongo we w'ibyo agenda akurikira gusa still n'ubu ibyo niba ari indirimbo wenda yaririmbyemo mba ntegereje kumva iyo party ye kuko mba numva ari buyiririmbe neza biryoheye amatwi yanjye uko abitekereza byifuza yego asikurimba cyane asikurimba pe yego okay amakorali rero sasa mu makorali dufite amakorali benshi mu Rwanda muri Kigali mu gihugu dukuremo ambassadors kuko nyine muri ambassadors iki kibazo mpamvu nkunda kukibaza nuko mbazi ko abantu twese muri rusange buri wese akunda hari nk'akaririmbo umuntu yumva akaze this song so amakorali mukunda munkore nka top 3 y'amakorali nge rero sinavuga ngo zirakurikirana gutya ngo harabanzi ariko nibyo nakubwiraga iyo umuntu aririmba ibintu biryoheye amatwi yanjye kabone nubwo ntaba ari bo mujyo nge biririmbamo cyangwa nifuza kubiririmbamo ariko nkumva biraryoshye ibyo bintu ndabikunda ubwo kandi nanone bikajyana n'indirimbo zabo yego ku buryo hari uburyo abantu baririmba amajwi yabo kumva araryoshye ariko bikajyana n'indirimbo baririmba ni korali ebyiri still ni Way of Hope na Clarion baririmba ibintu nkunda baririmba still
nkunda kumva nubwo wenda ntazikora cyane ngo nanjye mbi nazikora, ariko iyo nziteze amatwi ubwo abo ni babiri mvuze. Yego. Abandi ba gatatu ni ariko ubwo ndi gukora top 3 y'izo nkunda cyangwa n'izo mbona kuko amakorali menshi yo akomeye ni menshi. Yego. Aririmba neza, bakurikiye Yesu, abahamya, ariko kwa kundi uvuga ati ibi bintu bari kurimba ndabikunda, nizo nari mvuze zikorali ebyiri. Okay. Indi ya gatatu ni Lamb of God nyine ndirimbamo, kuko urumva bo baririmba ibintu nyine, kuko akenshi ari njye uzandika, baririmba ibintu n'ubundi nshaka. Ubwo urumva habaye ari uva mu yondimo bikaba ngombwa wenda ko ntayikomejemo, nakisanga muri izi 3. Okay. Yego. Wow. Yego, tubwire na ngiye korali nkunda ni Way of Hope. Iyindi abahamya. Abahamya barabizi kabisa. Abahamya bagira indirimbo Patmos n'indi indirimbo zayo. Yego. Ekodisiye nabo bagira uturimbo twiza, naririmba neza. Baherutse gusohora akaririmbo Great Love. Naririmba neza pe. Yego. Nyine bagira n'uturirimbo twiza. Yeah. Na Lamb ya Barsene kabisa, ndayiko nyine nsigaye nyikunda cyane, numva indirimbo zabo. Yego. Nziza. Yego, mujye kureba kuri YouTube yabo yitwa Love of God. Yego. Bahasubire. Yego, indirimbo mugiye gukurikizaho. Batashye iwabo baturutse mu mahanga, badafite ubwoba, bayobowe n'Uwiteka. Nyuma y'imyaka bazerera mu butayu, Uwiteka asohoza isezerano, barataha. Baragenda maze basanga igihugu cy'iwabo cy'inkabonaki, bati dore abantu batuye kuri ubu butaka nitwabatsinda. Yesu ati nubwo ababaga bari banini, tuyobowe n'umwami ukomeye. Uwayoboye Abisirayeli n'umwami ukomeye, abamwizeye bambutse inyanja itukura, bagera aho basezeraniwe amahoro. Uwafite ubushobozi mumwizere, izo nkuta zikomeye zizagwa n'ukuri. Uwayoboye Abisirayeli n'umwami ukomeye, abamwizeye bambutse inyanja itukura, bagera aho basezeraniwe amahoro. Uwafite ubushobozi mumwizere, izo nkuta zikomeye zizagwa n'ukuri. Bari bizeye yuko bagiye kurwana, nyamara Uwiteka afite uburyo abigenza. Ati mugende muzenguruke Yeriko, narayibagabije kuko ndi Uwiteka Imana. Hari igihe intambara z'umubisha zitugora bikaturenga, tugashaka ibisubizo biri buturuke tukabura. Nyamara hejuru mu ijuru hari Imana, tuyihanga mu maso bizemera. Uwayoboye Abisirayeli n'umwami ukomeye, abamwizeye bambutse inyanja itukura, bagera aho basezeraniwe amahoro. Uwafite ubushobozi mumwizere, izo nkuta zikomeye
zizagwa n'ukuri. uwayoboye abisirayeli n'umwamukomeye abamwizeye bambutse inyanja itukura bagera aho basezeraniwe amahoro uwo mfite ubushobozi mumwizere izo nkuta zikomeye zizagwa n'ukuri. Amen. I love that song. Indirimbo mujye kuyireba ni Ambassadors Junior yitwa umwami ukomeye ni Arsene wayihimbye. Murakoze cyane. Turabashimye cyane pe wabakoreye umuti and ifite amagambo meza cyane. Kiriya gitekerezo cy'Abisirayeli nyine dukunda kucyumva amakorali yose menshi akiririmbaho na clarion ifite ntuze yayo ukuntu bazengurutse yego yitwa Yeriko ariko ni igitekerezo gikwiriye nyine gutuma twongera tugatekereza Imana ikora ibintu bitari muri mu nzira z'abantu yego ikora ibyayo mu buryo different nubwo twatekereza cyane. Rero nawe batujemo gake Imana izagutabara pe izabatabara. Indirimbo mukurikijeho reka nyikusabe iya Lamb of God yitwa umuraba. Yes. Ngiki umuraba usheze uri hagati mu nyanja ubona nta gisubizo namba kandi ufite ubwoba bwinshi bwuzuye umutima wawe ufite ngushindikanya ufite kwiheba kwinshi maze utimana ndabigenza ne koko jya urarama mw'ijuru aho hejuru mw'ijuru haruca inzira mu mazi agategeka imiraba igatuza imitima ikomeretse imitima ifite ubwoba arayamara ubwoba bugashira amazina yitwa Uwiteka Imana isumba izindi mana ni Jehova amazina yitwa Uwiteka Imana isumba izindi mana ni Jehova niyo mpamvu tudatinya kuko turi kumwe nawe atari uko azajya dutabara ahubwo kuko ari umwami ukunda abantu yaremye ntitwabasha kurwana izi ntambara atari mu ruhande rwacu ingenza mugumaho aho hejuru mw'ijuru haruca inzira mu mazi agategeka imiraba igatuza imitima ikomeretse imitima ifite ubwoba arayamara ubwoba bugashira amazina yitwa Uwiteka Imana isumba izindi mana ni Jehova
amazina yitwa Uwiteka, Imana isumba izindi mana ni Jehova. Dukurikizeho n'indi. Yego. Arsene niwe wahimbye? Yego, njye wayanditse. Ureba n'indirimbo nziza pe. Murakoze cyane. Bajye kuyireba, Lamb of God. Yitwa Umuraba. Umuraba niyo ndirimbo donc narayumvise. Yego. Ndayikunda ariko ntazi ngo ni bande. Kumbe okay. Ni ya Lamb of God. Nabahe nabakuru. Ni aho bita Rwimbogo, ni hano ku kibuga cy'indege. Hano aho bita mu Kajagari ka mbere. Yego. Uva i Remera Akajagari nyine ubanzamo. Naho ngaho urusengero rw'Abadiventiste ruba niho ikorera. Yego. Wow. Bazi kuririmba pe. Murakoze cyane. Bigiriye inama yo kujya gushaka amafi nijoro, niko kumanuka bajya ku nyanja, ariko igicuku cyose gishira nta fi n'imwe babonye. Umuseke utambitse Yesu araza, arababaza ati hari icyo mufite. Nabo bafite agahinda kenshi bati nta kintu na kimwe dufite. Yesu ati mujugunye inshundura zanyu iburyo, babikoze amafaraza, kuko yabasanze bananiwe, kandi n'umuseke nawe utambitse. Babonye ko nta kindi gisubizo basigaranye, bahitamo kwizera uwo mugabo, kuko nawe wagerageje inzira nyinshi, ijoro rikaba rigukereyeho. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho niwe ibisubizo byawe biri, kuko yabasanze bananiwe, kandi n'umuseke nawe utambitse. Babonye ko nta kindi gisubizo basigaranye, bahitamo kwizera uwo mugabo, kuko nawe wagerageje inzira nyinshi, ijoro rikaba rigukereyeho. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho niwe ibisubizo byawe biri. Dore wavuye mu birindiro, ukura amaso ku mana, utindagiye kwirwanirira, ariko izo mbaraga zawe zose nta na kimwe zashobora. Unaniwe wagiye kureba izindi mana, ngo ahari zo zashobora kugufasha. None ubwo umaze kunanirwa, tega amatwi wumvire byose akubwira, uzabona
ko wataye igihe kinini mu bitagira umumaro. Uzamenya ko ari Yesu ukwiriye, kuko yabasanze bananiwe, kandi n'umuseke nawe utambitse. Babonye ko nta kindi gisubizo basigaranye, bahitamo kwizera uwo mugabo, kuko nawe wagerageje inzira nyinshi, ijoro rikaba rigukereyeho. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho ngaho ibisubizo byawe biri, kuko yabasanze bananiwe, kandi n'umuseke nawe utambitse. Babonye ko nta kindi gisubizo basigaranye, bahitamo kwizera uwo mugabo, kuko nawe wagerageje inzira nyinshi, ijoro rikaba rigukereyeho. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho niwe ibisubizo byawe biri. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho niwe ibisubizo byawe biri. Jugunya inshundura iburyo umwumvire, aho niwe ibisubizo byawe biri. Mbega indirimbo intego ni abandi. Wow, iri kuri YouTube? Yego, isohotse vuba, imaze nk'ibyumweru 3 isohotse. Yitwa Inshundura. Inshundura. Turasohoka hano mpita nyireba bana, nizere ko namwe muri kubyumva. Nta gusanzwe nawe ni wowe. Nayo ni njye wanditse. Niwe rwose. Ntekereza ko mu bantu Imana ikoresha cyane kuri iyi si, yego, n'abaririmbyi, n'abahanzi. Ntekereza ko ni n'abaprofete b'iminsi yacu, nibo baduhanurira, actually nibo batubwira ibihe turimo, ibyabayeho n'iki. Noneho ufite ukuntu uhimba, noneho ari histoire, ari story yo muri Bible dusanzwe tuzi, ariko nyine irimo abantu bubaha ibintu byo muri Bibiliya cyane, ku buryo baba baranabyumvishe babibabwiriza. Niyo mpamvu iyo message iyo yitambukije bongera kuyitekerezaho kabiri, bakavuga ati ariko koko ku mugani aba bantu bagiye kuroba. Nari narabyumvishe. Urumva hari igihe umuntu abantu 5 bashaka kukubwiriza ikintu kimwe mu buryo butandukanye, no ukagira urushaho kucyumva cyane. Rero amagambo ari muri Bibiliya yubahwa n'abantu benshi, kandi na Kimana yaduhereye ngo tuyigireho. Rero iyo ukoresheje amagambo yo muri Bibiliya, message kuri njye ntekereza ko irihuta cyane kurenza uko nahimba ibyanjye. Yego, hari n'izindi ndirimbo wenda zitari based muri Bibiliya cyane, zivuga ku bindi, ku bihe turimo, ku buhamya, amashimwe, ariko hari inyinshi nazo zibanda mu ijambo ry'Imana. Ni byiza cyane, bituma n'umuntu yongera. Sinzi niba ari Bibiliya ibivuga, ariko numva abantu bakunda kuvuga ngo kuza ijambo ry'Imana kuryuza muri kubyumva kumwe inka yuza ibyo yariye. Ego ni nko kongera rethinking, kubitekerezaho nanone abantu akongera akaritekerezaho. Yes, niko Mwuka Wera akora. Actually iyi ndirimbo ni nziza cyane pe, kandi Kevin yayirimbaga nk'umuntu genda mufana.
n'umufana rwose ndi umufana murakoze cyane rwose nanjye rwose ntekereza ko n'abandi benshi ni ukuri ndashaka kubashimira cyane kuba mwitabiriye ubutumire mukadutera iteka mukaza kubana natwe murakoze cyane ndizera ko umwuka wirajya avuga rero mu buryo butangaje this is one of it yego nizere ko abwiye wowe uri gukurikirana iki kiganiro nizere ko akubwiye mu ndirimbo kuri bugende gukurikirana ariko hari akaririmbo kanyuma mugiye kuturirimbira sinzi Kevin araduhitiramo and yego dusoze yego Kevin ujya uhimba yego azagaruka ze kuduciraho amayange atubwira ukuntu bimeze nizere ko muzagaruka ariko guys tuzagaruka hano ni iwanyu kandi n'umurimo icyo twahamagariwe cyane cyane karibu cyane murakoze yego ni mwiza nukuri ni mwiza data yakoze ibikomeye n'amahirwe kumenya ubwo bwiza bwe ndetse no gukomera kwe abamukunda nimuze turirimbe duhamye uko yaturandase akwiye amashimwe dore aha tugeze ni kubwe ni mwiza ntituzi uko bimeze bikiri imbere yacu muri ubu buzima gusa icyo tuzi ni uko Uwiteka ari ufite gahunda zacu zose ibyo asizwe inyuma cyangwa ibyahazaza byose ni we n'ukuboko kwe gusa icyo tuzi ni uko kugeza uyu munsi Uwiteka ni mwiza kuri twe birakwiye turirimbe tutebe neza nukuri Imana uri data biragoye gusobanura ineza yawe kuri twabana bawe mbega ukuntu wadufasha uraturandata iminsi amezi imyaka reka duhamye iyo neza mu ruhame papa warakoze birakwiye turirimbe tutebe neza nukuri Imana uri data biragoye gusobanura ineza yawe kuri twabana bawe mbega ukuntu wadufasha uraturandata iminsi amezi imyaka reka duhamye iyo neza mu ruhame papa warakoze amen mwakoze cyane Imana ibahe umugisha nawe bakurikiranaga Imana iguhe umugisha nizere ko waba discoverinze mu bundi buryo ariko Kevin akunda gukora utuntu kuri TikTok mbona tugenda dusohoka hanze ahangaha yego TikTok yawe ni gute Kevin Ingabire na Kevin yego no kuri Instagram nicyo hose mugende mukurikire wowe njyewe ni bonne chance Arsene yaba kuri TikTok Instagram na YouTube nayo mu minsi iri imbere tuzatangira gushyiraho yego ibihangano ubwo nanone abantu bagende bakore na subscribe yes n'ibiri created ndetse no kuri izo channel z'amakorali turimbamo Lamb of God na Junior Ambassadors ndetse na Jubilanti kugira ngo mujye mukomeza mubone ubutumwa Imana itunyuzamo yego mwakoze cyane wakoze nawe gukurikirana tubonane next Thursday bye bye yawe mfite kopi yawe Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this, yeah!